Ni Today 250 nanone. Polisi ya Canada yinjiye mu kibazo cya Safi n'umugore we Judith. Umuhanzi n'ibikora Safi wamamaye cyane nka Safi Madiba amaze hafi ukwezi atabana n'umugore we Niyonizera Judith, ndetse binavuga ko bagiranye ibibazo bigera no kuri polisi yo mu gihugu cya Canada aho batuye muri iyi minsi. Uyu muhanzi amaze iminsi ari kubarizwa mu gihugu cya Canada aho yagiye muri gahunda y'ibitaramo yari afite i Burayi no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko bikaza gusubikwa kubera icyorezo cya corona virus. Nubwo Safi yatangaje ko agiye muri Canada ku mpamvu z'akazi k'ibi bitaramo, hari amakuru ava mu nshuti ze avuga ko yagiye ajyanwe n'umugore we usanzwe ufite ubwenegihugu bwa Canada, ndetse ari naho we asanzwe atuye. Kugeza ubu ariko umubano wa Safi n'umugore we Judith umaze iminsi ngo warajemo agatotsi. Ubundi aba bombi bagiranye muri Canada ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka, ubwo bari bavuye muri Tanzania aho babanje kunyura baturutse i Kigali. Nyuma yaho gato mu kwezi kwa gatatu muri uyu mwaka hari ibiganiro byagiye hanze bigaragaza Safi Madiba n'uwahoze ari umukunzi we witwa Umutesi Parfine bari gutegura kongera kubana. Kuri ubu rero amakuru amaze kujya hanze, aravuga ko hagiye gushira hafi ukwezi Safi atabana n'uyu mugore we Judith aho muri Canada, kandi bari barasezeranye kuzabana akaramata. Ngo kuva ku itariki ya 12 Mata muri uyu mwaka nibwo uyu musore yatandukanye n'umugore we, akaba yaragiye gucumbika ku wundi musore w'inshuti ye ari nawe uri kumufasha muri iyi minsi, nk'uko bitangazwa n'inshuti ya hafi ya Judith nayo iba muri iki gihugu. Uyu muhanzi ngo nubwo ari muri Canada kuri ubu ngubu nta byangombwa afite, kuko ngo umugore we Judith yabifashe akanga kubimuha, dore ko ari nawe wari watumye abihabwa. Ubwo yageragezaga kwiyambaza polisi yo muri iki gihugu, ngo uyu mugore yayisobanuriye ko ibyangombwa yabijyanye mu rwego rushinzwe abinjira n'abasohoka muri Canada, hakaba hategerejwe umwanzuro bazahabwa. Rero nyuma y'uko uyu muhanzi ngo abonye ko ibyo kuba atameranye neza n'umugore we bigiye kumenyekana bigatangira kuvugwaho cyane mu bitangazamakuru, yahisemo gushyira hanze indirimbo nshya iri yaherutse gushyira hanze mu minsi ishize. Ngo niyo mpamvu yahise ayishyira hanze kugira ngo agaragaze ko ahugiye muri gahunda za muzika, nyamara agamije kuyobya uburari no guhisha ibiri kuba. Ku itariki ya 1 Ukwakira umwaka wa 2017 nibwo Safi na Judith basezeranye kubana akaramata imbere y'abategeko n'imbere y'imiryango ya bombi, kuko kuri uwo munsi ari nabwo bahise bakora imihango yo gusaba no gukwa. Ubukwe bwa bombi bwavugishije benshi, bunagarukwaho cyane mu bitangazamakuru bitandukanye, dore ko hari abashinjaga uyu muhanzi kurongora uyu mukobwa amukurikiyeho amafaranga no kumuhesha visa yo kujya gutura muri Canada. Ngayo nguko murumva ko bitoroshye, gusa aba bombi kugeza ubu nta n'umwe wifuza kuvugana n'itangazamakuru kuri iki kibazo cyabo. Bakubwira ko ari ibibazo byabo bwite, nta n'umwe wemera kuvugisha itangazamakuru, ariko n'ubundi niyo batarivugisha byanze bikunze amakuru yabo aragenda tukayamenya, akajya hanze tukayamenya, kuko babaye ibyamamare, nta kundi kubihisha byapfa kubakundira. Ngaho nguko reka dukomeze dukurikirane iyi nkuru, tuzajya tubabwira uko bimeze ndetse n'umwanzuro uzava
muri iki kigo gishinzwe abinjira n'abasohoka muri Canada.